ababembe ntibareba ko bari hari ababembe ntiyareba ko bakoze hari ababembe ngo ahubwo bajya kugenzura ahubwo umwami agira ubwenge atari ko bishobora gusanga iyi nkuru wumva ikintu nabakunde bagiye mwema rimwe bararya inzara irashira kuko nta muntu wabika adahaza ubundi nta muntu wabika ntasiga ibyo adahaza ariko nta muntu usibye adahaza bajya mu ihema rya kabiri barahisha umwana bwati izi nkuru zadukoraho nubwo twizi ko nta nkuru yacu bemera reka tugende bagezeyo bavuga inkuru barahakana nuko ibyo kurya biraboneka wa muntu wavuze ngo ntibishoboka baramukandagiye arahapfira ibaza umuntu wegera ubwami ibaza umuntu twantuze close bodyguard y'umwami kugera ubwo ahonyorwa n'abantu agapfa kuko yavuze ngo naha amarembo y'ijuru atasohora rero witonde cyane wibohora Imana nta migozi ufite yaboha Imana 11 ugomba kwirinda mu mateka y'ubuzima bwawe ariyo twakwita ngo ni irya gatanu ry'umunsi part 3 ni ukuvuga ngo ndakubohoye Mana ndabona ibyanjye byarakunaniye iri jambo kwicara ukumva ko Imana yibohoye ndagira ngo witondere icyanditswe kigaragara mu bami ntago mpasoma ubw'inzara yari maze gutera Samariya kandi ikomeye iteye ubwoba uwitwa Elisa aza guhanura aravuga ngo ejo ku marembo y'Samariya igihe nk'iki ibiciro bizajya hasi iryo jambo ararivuga aribwira abantu noneho ngo wari wegamiye umwami ngo arangije avuga ikintu gikomeye ngo se ngo naha amarembo y'ijuru yafunguka ibyo bizashoboka ngo kwigira intwari y'ibyaha ntabwo ari byo wikwigira intwari ngo nge nabishobora ngo namwe ibi ngo nakora ibi ngo nagira ibi iryo jambo ryirinde ntugatoze ururimi kuvuga ibyaha kuko ijambo ry'Imana tuga mu Baheburayo 10:26 ngo iyo dukora ibyaha nkanatwara maze kumenya ukuri nta gitambo kiba gisigaye ukeretse gucirwaho iteka ngo niba watutse Mose n'amategeko yarahanwaga ngo nankaswe uyu munsi umuntu ukandagira umwana w'Imana agasuzugura umwuka wera yamwejeje ngagahonyora urumva agasiribanga imbaraga z'umwuka wera zamusanze n'amaraso yamwejeje ngo ntazahanwa bikomeye urumva ahandi mu kubara havuga ngo haravuga ngo 15 ko nibwira hari havuga ngo niba dukungwa ngo ntihakagire ngo uzakora icyaha yihandagaje azakurwe mu bwoko iyo dukora ibyaha nkana biragatsindwa kugambirira icyaha kandi ukagikora nongeye kubasuhuza nshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka uyu munsi ni umunsi mwiza cyane uko Imana yadukinguriye kugira ngo tugubwe neza nongera kubashimira cyane aho mwakurikiye amagambo part 1 part 2 uyu munsi tugiye kureba part 3 cyangwa icyo cya gatatu cy'amagambo utagomba gushyira mu kanwa kawe haba mu mvugo haba mu bitekerezo haba mu bikorwa kugira ngo utikururira karande n'imivumo kandi bitakuzaho nongera gushimira mwe mwese mwakoze comment nabandi mwakoze like ndetse nabandi biyandikishije n'ukuri dukomeje kubinginga ngo niba bino bikorwa bikunze kandi ukabushaka kudufasha umurimo w'Imana uyu ni umurimo wagutse uyu ni umurimo mwiza tuno dukorera Imana yacu kandi Imana ishobora byose aho twifuza ko mugira iterambere mu bikorwa byanyu bya buri munsi ndetse Imana y'amahoro ikahagarana namwe ikabafasha ikabarengera ni kubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka nongere nkubwire ngo aha naho umuntu wese aruhukira naho umuntu wese atekereza ihuwa gikure kandi Imana ikamufasha namubwira ngo muhabwe umugisha n'Imana ninge rero nta mbabazi Jean Baptiste nk'ibisanzwe ninge uri ruhande rwanyu kuyo dukomeze dukora umurimo w'Imana kandi babwira ngo data wa twese aradukunda kandi aratuzi kandi aradushyigikiye kandi atugirira neza Imana ibampisha mu izina rya Yesu rero mukomere mugubwe neza amahoro y'Imana akomeze abazeho cyane kandi mukomeze mugubwe neza kandi babwira ngo data wa twese arashoboye kandi umwami afite imbaraga umwami afite gukora kandi umwami afite byinshi yakorana nawe habwo umugisha n'Imana ro mu izina rya Yesu Kristo nagira nkubwire ngo amahoro y'Imana bane nawe umugisha w'Imana ukuzeho inshuti yanjye uyu munsi ntumerewe neza birumvikana ndetse nahashize ntiwaruguwe neza ariko siko bizaguma siko bizabaho umugambi w'Imana uzakomeza kubana nawe ndetse mu buryo bukomeye aho nkwizeza ko Imana ukorera Imana uvuga Imana wizera itazigera guterana mu kubaho kwawe ahubwo igihe cyose
uzahora ugubwa neza kandi Imana izahora igutabara kuko Kristo ari mu ruhande rwawe kandi Kristo aragukunda yewe Kristo akuba hafi mu buryo budasanzwe hahandi wumva ko Imana igomba gukorana nawe. Reka dusenga Imana dutangire kino kiganiro cyacu kiza k'ijambo ry'Imana aho nkubwira ngo ukuri niko kuzatubatura. Nagira ngo data kubature, data gushyigikire, data kwambika imbaraga kandi imirimo myiza Imana igikora ikuzeho cyane. Amagambo twahereyeho navuga ngo ibintu ugomba kwirinda, nabwiye ko ari amagambo 20. So muri amagambo rero 20 nkumenyeshe ko byanga byakunda tugiye kugera ku gice cya gatatu aho tuzakomeza n'ikindi kugira ngo uyirinde. Nzanakubwira amagambo kuye kuvuga kugira ngo wakire umugisha. Rero buriya karande ntiguma gusa ko twigishwa ngo uravuze mu ijambo ryo, nabyo ni byiza gusenga n'ibyo bitambo bigatangwa n'amashimwe agatangwa birumvikana n'imbuto, ariko hari igihe biba ngombwa ko ugira umubiri wawe kumenyereza kugira ibintu uvuga, kuko icyo uvuga usa nacyo nicyo wiyaturiraho uzaba nacyo. Nuvuga yuko ntacyo uzageraho pe ntuzigera ukigeraho rwose, nivuga yuko udashoboye ntuzanashobora, ariko iyo uvuze ibyiza byawe ukavuga ibyiza bikureba ugera kure hashoboka kandi Imana ikaguha umugisha. Reka rero ngushimire kuko wakurikiye, Imana ikugire neza cyane. Inshuti yanjye, mukunzi wanjye kandi ukunda ijambo ry'Imana ushaka gukizwa, narakubwiye ngo ubumwe bw'Abera Ministries nta muntu tuvuga, nta dini tuvuga, nta muntu tunga urutoki twe twivugira ku byakiza umuntu, kuko twifuza ko abantu bakira bakava mu byaha bakava mu byo babamo maze ukakira umugisha wawe kandi ugakomezwa kandi Imana ikakurengera. Urakoze cyane dusenga Imana. Turagushimiye data wa twese, mwami w'amahoro, turagushimiye Imana igitabara kandi Imana igirengera, turagushimiye Imana igikora ibimenyetso bidasanzwe, turagushimiye Imana igikora ibintu birenze uko umuntu atekereza, turagushimiye Imana igishoboza umuntu. Bana nanjye muri kino kiganiro, Mwuka Wera ngote imbaraga z'Imana zinzeho kandi Kristo unyemerere umwuka w'Imana anzenguruke cyane kuruta ibindi bintu byose byazengurutse nkabimaze nakira umugisha ukomokaho. Ndagushimiye ko byumvise kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero nshuti zanjye kandi bakunze ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka, nagira ngo turebe gahunda ko mwami igenda ikora wa murimo w'Imana mwiza cyane kandi ibintu bikagenda neza. Data wa twese rero umwami w'amahoro ari mu ruhande rwawe kandi yakoze ibikomeye kandi babibonye. By'ukuri tukiri kuri aya magambo y'Imana twaganiraga, nifuza ko dukomeza nongere ngusubiremo nubwo ntayatondeka kuko nayatangiye, ariko ni byiza. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugomba ari ubwa mbere wowe ugeze ku cyo kiganiro yenda ibindi byaragucitse. Aho rero icyo uri bukore ni iki? Ni ukuvuga ngo byaragucitse hari icyo ugomba kumenya kandi ugasobanukirwa. Niba byaragucitse nabwiye ko ijambo rya mbere rikomeye cyane ugomba kwirinda, avuga ngo nta gaciro ufite, ntuzaze mu kanwa kawe, uruwa gaciro. Kabiri, ntukavuge ngo Imana ntinyumva, uruwa gaciro ntukabikore. Gatatu, ntukavuge ngo nta gisubizo nzabona mu byo nsengera, uzabyirinde. Kane, kandi ntuzarahire izina ry'Imana musa cyangwa mu binyoma, ntukarahire, ntukabikore. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntaho byakugeza, ntacyo byakumarira, ahubwo wakwisanga watsinzwe kandi ntacyo bizakumarira. Gatanu, uvuga ngo izi ntambara ndimo ntizizarangira, humura zizarangira. Gatandatu, ntukavuge ngo ibyaha byiza nuko nabireka, ntabwo ari byiza, ubikora wicika intege, komeza Imana izagushyigikira. Ndimo nagira ngo dukore yasamari twite cyane. Kandi ikindi, ntukavuge ngo ntacyo ufite, kuko Imana yaguhaye byose, iguha ubuzima kandi iranakurengera. Icyamunani, ntuvuge ngo Imana ntizigera imbabarira, nta cyaha Imana itababarira, nta hantu Imana itakurengera, nta gushyira ibintu byose Imana irabishoboye. Hanyuma icyacyenda avuga ngo Imana urumva irobanura ku butoni, ntukabivuga, ntabwo Imana irobanura ku butoni inshuti yanjye. Hanyuma icya-10 nakubwira gusa ijambo rya mbere uvuga ngo ntabwo ndi tayari gukorera Imana, ngo sindi tayari kugira gute, ngo sindi tayari kuvuga ibi ngibi, ngo nimvuga ibintu bizemera. Iryo jambo ryikuremo nubwo ntayatondekanije neza nkuko nayavuze muri part 1, muri part 3 cyangwa muri part yindi, muri part 1 part 2, ariko kano kanya tugiye kureba igice cya gatatu. Ku munsi ukurikiyeho tuzumana igice cya 4 aho Imana izakora ibikomeye. Rero ijambo rya mbere rya 11 ugomba kwirinda mu mateka y'ubuzima bwawe, ariryo twakwita ngo ni irya 5 ry'umunsi part 3. Ni ukuvuga ngo ndakubohoye Mana, ndabona ibyanjye byarakunaniye.
iri jambo kwicara ukumva ko Imana uyibohoye, ndagira ngo witondere icyanditswe kigaragara mu Bami, ntago mpasoma. Ubwo inzara yari imaze gutera i Samariya kandi ikomeye iteye ubwoba, uwitwa Elisa aza guhanura aravuga ngo ejo ku marembo y'i Samariya igihe nk'iki ibiciro bizajya hasi. Iryo jambo ararivuga aribwira abantu, noneho ngo wari wegamiye umwami ngo arangije avuga ikintu gikomeye ngo se ngo naho amarembo y'ijuru yafunguka ibyo bizashoboka biti. Elisa aramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Reka nsaba umuvandimwe uri kumfasha andebe iryo jambo. Risa ribanguka riza cyane, nubwo tuza no kurana n'Abaheburayo 16 umurongo wa 16 tuza kubyumva, ariko turi aho hantu. Ijambo kubwira Imana ngo ndakubohoye, ibyanjye birakunaniye, ndabona utazabishobora, reka ndabiretse, ntago mbirimo Mana, byakunaniye, ibyanjye ntubishoboye, ukabohora Imana. Iryo jambo uvuze ukanavuga uti ibintu ntago nzi ko Imana yabikora, sida ntiyakira, igituntu nticyakira, diabete ntiyakira, sinabyara mu myaka 70, sinagira gute, umenye neza ko iryo jambo uvuze atari ryo, ahubwo rigukinguriye irembo ry'umuvumo ku buryo abantu benshi bazabona ibyiza we ntubirebeho. Ngira ngo yahabonye umukozi w'Imana. Ni ijambo tugiye gusoma rigaragara nuba mpazi nanjye, nuvuga ngo naha amagambo avuga ikintu cyoroshye ngo ejo ku irembo ry'i Samariya. Yari mu Bami ba kabiri igice bitanu hafi aho ngaho, yaribona kandi rirahari, maze turiganireho rwose, maze wumve icyo ukwiye kwirinda nk'umuntu w'Imana. Nyabuneka wibwira Imana ngo sinkirongowe, wibwira Imana ngo ndakubohoye, wibwira Imana ngo mwami ibyaragusize, wibwira Imana ngo Imana urabiretse, wibwira Imana amagambo nk'ayashaririye. Ntabwo ari byiza, 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 ntabwo ari byiza. Ahubwo gira icyo utekereza ku mwami, gira ikintu uvuga. Reka turebe ni ibice 7. Yego yego, yego urakoze cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 7 umurongo wa mbere. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Yego. Uwiteka avuze ngo ejo mw'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Komeza ndaguha mikrofone. Ngira ngo abakurikiye umwe bw'abera murabona ko hakenewe n'indi mikrofone kandi mwabibonye. Turimo turakoresha imwe kandi Imana izaduha n'indi muhumure. Reka muhe mikrofone kugira ngo mubyumve neza iri jambo turyumve, kurakomeza dusome inkuru kuko abantu abantu babohoye Imana kandi itabinaniwe. Hakira mikrofone igiye byumvikana. Yego murakoze cyane. Ariko murongo wa kabiri bwo cyangwa se nsubiremo yose. Murongo wa mbere w'igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 7 umurongo wa mbere. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirisha yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Imana itugirire neza. 3. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravuga bati iki twicaza aha kugeza aho tubapfira ni iki? 4. Ariko twavuga duti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo tuzapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose ni ugupfa. 5. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abisiraheli. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu urimo, kuko Uwiteka yari yumvishe ingabo z'Abasiriya
kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga yego bene ibyo bintu byabaho. Nawe araba akavuga ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nuko umurongo wa 20 ari nawo wa nyuma, nuko bimusohoreraho bityo kuko abantu bamwuriraniyeho hejuru aho yari ahagaze ku irembo agapfa. Murakoze cyane. Ngira ngo impamvu nsomye uyu murongo nagira ngo mabwire ko ikintu ijambo rya 11 rya mbere mu kino cyiciro kirazira kikaziririzwa kubwira Imana ngo ndakubohoye, ntibishoboka, ntiwabigeraho, ntiwabikora. Aya ni amakuru turimo tushaka kubaha kugira ngo twumve icyo twita imbaraga zo kubohoka no kubohora no gukora no gushyika ku rwego rwiza. Iri jambo ntukabohora Imana ngo sinzarongorwa, byararangiye, sinzabyara, nta kazi nzabona, nta mwene wacu. Iyi ni imvugo mbi ikingurira amarembo y'abadayimoni. Ndakubujije mu buzima bwawe niba wemera neza kumva ijambo ry'Imana. Arakoze umukozi w'Imana Emmanuel udufashije kumva rino jambo akarisoma. Impamvu murayumvise cyane arabadushakira mu Baheburayo, ndaza kwamubwira Baheburayo 11:6 ntago hagoye, kandi tubabwira ngo ni muhumure, nubwo dukoresha imayiki imwe butaha bizakunda. Muhumure tuzi neza ko Imana iri mu ruhande rwacu. Niwe muterankunga mukuru, niwe mva uri umuterankunga mukuru. Niba ushima ibyo umwe bw'abera ministries bakora urabyumva nacyo ukora wacyumvise. Urumva aha hantu hariho inzara mu Samariya. Inzara irabica kugera ubwo abantu barya amahurunguru y'inuma arashira, barya n'ibihanga by'indogobe birashira, kandi ubundi Pentateuque abantu mu Isiraheli cyarazira gakizwa kurya ibyo twita ibihanga by'indogobe. Nuvuga ngo hari ibyo bageze barya n'ibitarika n'amahurunguru aragurwa, noneho bigera nubwo barya abana babo. Iyo nkuru mu bice bitandatu turasanga umugore wari umwana we, ndetse ngo arangije abona umwami ati mwami ntabaratwariye umwana wundi, none we yanze ko tumurya. Umwami ati ndagutabaza iki, mfite iki ko ntacyo mfite. Aho rero niho Elisa yagiye arabasanga arababwira tumva rero ejo ku irembo ry'i Samariya ibiciro bizakubitwa hasi. Ngiye umutware ntabwo mwumva nabi, sinamufata nk'umupagani. Yarebye inzara, areba imibabaro, areba agahinda, areba imyaka bamaze bashonje. Imva ejo birava he, biragurwa he, ntiyabyumva, ntiyizera ijambo ry'Imana. Arangije akoresha akanwa ke aravuga ngo naho amarembo y'ijuru yakinguka ibyo bintu ntibyabaho. Elisa aramubwira ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nkuko nawe uyu munsi bavuga ngo ese nzashyingira abana banjye, nzakora ibi, nzabona akazi, no gupfa kugerageza, reka ndebe, nta wamenya iby'Imana simbizi, ndasenga ntikunda. Ibyo kubohora Imana mu bikura hehe? Ese urayibohora uyirusha amaboko, urayibohora uyirusha imbaraga? Ngo arangira ati nyamara bizakunda. Manu iri jambo riraryoheye ndi kurigisha ndafashwa. Nuko uyu munsi ntari umwigisha wo kubwiriza, ariko nongeye numva nkwiye kuzaribwiriza. Ngiye kubwira ibintu bikomeye. Imana irangije ntiyakoresha abanyembaraga, ntiyakoresha abazima, ikoresha abo banena. Kirazira kikaziririzwa. Ubundi ko muri Samariya ababembe bari bahejwe. Mu Isiraheli yose umubembe ntiyasangiraga n'abandi. Icyo umubembe yakozeho cyari kivumye. Aho umubembe yinjiye ntiwahinjiraga. Ariko n'inkuru yazamwe n'umubembe ntiyakandagiraga n'abantu. Ariko ababembe bane bicaye. Imana ikoresha badakoreshwa, ikoreshwa batamenyereye, ikoreshwa banena, ikoresha n'abandi batagomba gukora icyo kintu. Inkuru izana ibyo kurya kandi bakozeho. Urumva ko binjiye mu mahema. Inkuru ntibayisuzugura kubera inzara. Ntibanagenzuye ko inkuru yavuzwe n'ababembe. Lesemene for the time. Ndabwire manwe nuko uri munyumva gutya nawe uri mu kandi kazi kuri kamera ngo bigende neza, abadukurikiye ku bumwe bw'abera ministries mbabwire ikintu gikomeye. Ubudakeka yakubera igisubizo. Ubudakeka yakubera igisubizo. Mu by'ukuri umuntu arabembwe, ariko ibyo avuze ntibibembwe. Nibyo yakozeho nabyo bagiye kubiryaho kubyaza inkuru nzima ibakiza. Ndashaka kubabwira ngo nta mpamvu yo gutesha agaciro. Hari akantu nahoze ntekereza nicaye hano, nkunda kwiyandikira utuntu twinshi urabizi umutima wanjye no kwandika.
ngiye nkunda kwandika, numva ari ibintu byamfashe mu mutima kandi mbikunda kubi, sinzi impamvu niba ari ubuswa nibitseho, ariko nkunda kwandika. Ngiye nkunda kwandika ariko yego aravuga ngo ibyo ubona ubyandike ku mbaho kandi ubyitondere nawe ukunda. Ngiye nkunda kwandika cyane, ngiye nkunda kwandika cyane kuko hari icyo bimfasha, hari ikintu bimfasha mu buzima bwanjye, kuko bituma hari amagambo runaka nk'ipinga mu mutima wanjye. Reka nkubwire ijambo ntiwe nigora njya kurishakisha kure, naryanditse ndizi ko rindi mu mutwe. Ni ijambo rivuga ngo nta muntu wanga uwo yakunze, ahubwo nuko yari amuharaye agahararo gashize aramureka. Kandi abantu bitiranya urukundo n'agahararo. No, ntibishoboka. Ni agahararo kari gashize, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Na n'uyu munsi ari umujura, ari umusambanyi, ari uwiba, ari uroga n'uwica, n'Imana ntiramukuraho urukundo, kuzagira ubwo hazabaho gucirwaho urubanza. Saba byumvise? Ntawe n'ukuri. Ntagire uzakubeshya, nta muntu wanga uwo yakunze, ahubwo nuko yari aharaye agahararo karashira. Rero abantu ntibakitiranye urukundo n'agahararo ko bitandukanye. So urumva umubembazanye inkuru, ndavuga ngo bantu badukurikiye kumwuga wera ministries, nta kimana itakora, yakoresha uwitemera, yakoresha udatekereza. Ni bangahe barokowe n'abari ngo bica abandi, kandi ugasanga umuhoro uriho amaraso, ariko yarangiza akarokora undi kandi yishuti. Ibyo biterwa n'iki n'umugambi w'Imana. Uwo wita umugome yakugirira neza. Nigeze kureba story intare zirya abantu, ariko umwana w'umukobwa bamufashe, kandi ntabwo ari story, ni ibintu byabaye. Abana bamufashe, abantu bagiye fata umwana ngo bamusambanye, ari kuvuza induru, intare iraza yica amwishe, irera kakana. Uzarebe muri filimi y'ubushize, hari ibintu nabonye kuri YouTube birahari. Iya nyamaswa cita, iriya nyamaswa ikomeye iragenda igera mu bakerarugendo muri Kenya, tiyaba ryahumuriza kamera irigendera, kandi yari ibonye ibiryo. Ibyo wabisobanura gute? Ntukavuge ngo ndakubohoye. Inkuru izanwa n'ababembe, yinjizwa n'ababembe, ariko irangije ntibayisuzugura kubera ko ari y'ababembe, ntibareba ko byavuzwe n'ababembe, ntibareba ko bari hari ababembe, ntiyareba ko bakoze hari ababembe, ngo ahubwo bajya kugenzura. Ahubwo umwami agira ubwenge atari ko bishobora gusanga iyi nkuru. Wumva ikintu nabakunde, bagiye mwema rimwe bararya, inzara irashira, kuko nta muntu wabika adahaza ubundi. Nta muntu wabika, ntasiga ibyo adahaza, ariko nta muntu usibye adahaza. Bajya mu ihema rya kabiri barahisha. Umwana bwa ati iyi nkuru izadukoraho, nubwo twizi ko nta nkuru yacu bemera, reka tugende. Bagezeyo bavuga inkuru barahakana, nuko ibyo kurya biraboneka. Wa muntu wavuze ngo ntibishoboka, baramukandagiye arahapfira. Ibaza umuntu wegera ubwami, ibaza umuntu twantuze close bodyguard y'umwami, kugera ubwo ahonyorwa n'abantu agapfa, kuko yavuze ngo naha amarembo y'ijuru atasohora. Rero witonde cyane, wibohora Imana, nta migozi ufite yaboha Imana. Imana yabikora. Soze nkubwira ngo yakoresha abudakeka, abudatekereza, abutaza aho bava, abutaza uko bitwa, yakoresha abanzi bawe, yakoresha abantu bose bari babateye Abasiriya ngo bumva imirenge y'inki y'abantu b'ababembe, ngo yumva ni imirindi ikomeye, ngo baratorongera bariruka. Umugisha w'Imana bane nawe. Nawe usome rya jambo nihute cyane. 11:6. Aho kubera ko ari umurongo muto uravuga cyane, twirukanga twe gutinda, ngira ngo abayibona bamaze kubibona icyo gukora bakibonye. 11:6. Ahabonye. Yego. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka.
amen. Ntibishobora kutizera abasha kunezeza Imana, ahubwo umuntu akwizera Imana kuko uyizera ni uyinezeza. Rero ntukongere kubohora Imana. Iryo jambo ariko mu kanwa kawe ntukarivuge, birashoboka. Reka nguhanurire, ngiye nguhanurire. Nubwo ntandika ngo profete ntambabazi, ngiye nguhanurire. Ntabwo nakuraho revera yanjye irandyohera, ngiye nguhanurire. Nguhanurire kumugara izuba riva ku mugaragaro muri aya masaha bimenye. Niba umva ikiganiro ijoro ntabwo mbizi, Imana igiye gukora ibitangaza. Uzashyingirwa, uziga, uzagenda, uzagera kure, ibyo bizagenda neza, uzakira indwara zose uhereye kuri sida, diabete, igituntu, indwara yari yose. Badayimoni bazaguhunga, inyatsi zakuvamo, uzagira ubuzima. Byose biracyashoboka ku Mana. Nta mpamvu yo kubohora Imana, nta kiziri kugira. Imana iguhaye uburyo, Imana ikugaruriye ibya, Imana igaruriye umutwa dofele masepe foria ola. Kandi ijambo ryumva ryakire n'ijwi ry'ubuhanuzi. Imana iracyashoboye, iracyakora, yatandukanije amazi, yatandukanye ibikurwanya, yatandukanije ikigiza amafaro nawe mafe wayabona uyu munsi wa none. Biracyashoboka. Yatumye mukecuru wa 90 byara nawe wabyara. Hana nawe arabyara. Reka mubwiye n'uwitwa Elizabeth w'imyaka 90 arabyara kandi yarakuze. Ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya nawe asama nta mugabo. Nta kimana itakora, nta kwitakugenza. Uko kubwira ngo bohoye Imana n'ubunebwe no gushirika ubwoba no gutinya. Shirika ubwoba, wizera Imana, uyegere wizeye. Imana izakora ikomeye ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha cyane. Ijambo rya 12 tugomba kugitondera cyane. Ni rivuga ngo ibi ntibinkwiriye, si ibyanjye, singe bireba abandi, ni iby'abakanaka na runaka na runaka. Umukozi Imana dusomera Hagayi ibice 2:19. Imana imuha umugisha cyane. Twumva aya magambo kuntu avuga, ibi si ibyanjye, ni iby'aba bandi, ni iby'aba runaka, ibintu bizanakunda, ibyakanaka niwe bireba. Ese mama bindeba gute? No, ibintu birakureba, biragukwiriye, ni ibyawe, ni mu gihe cyawe. Wikwiyambura amahirwe y'umugisha, wikwigira sumaku y'umuvumo. Uravuga ndansubiramo ntako twihuse cyane. Hagayi 2:19. Yego. Mbese hari amasaka akiri mu bigega, ndetse uruzabibu n'umutini n'umukomamanga n'umwelayo ntibikera. Ariko uhereye uyu munsi nzabaha umugisha. Haleluya. Aravuze ngo amakomamanga n'ibindi ntibigihari. Uhereye mushakira Yeremiya 42. Ndagira ngo ibintu biragukwira, Imana yo guha umugisha. Dotere Boniyafa, wivuga amagambo yo kwica intege, wikwisuzugura, wikwivugaho ibintu bitari byo nshuti yanjye. Arabwiye ngo mbese imikomamanga ntibihari, ariko ngo uhereye none ngiye kubaho umugisha. Urumva deja biragukwiriye. Twagiye 42:12. Biragukwiriye, n'ibyawe. Haguruka, n'ibyawe biragukwiriye. Umugisha uri mu kibanza cyawe. Ntabwo Imana yakoretse ntiyagutereranye, wicika intege. Yeremiya 42:12. Kandi nzabaha igikundiro kugira ngo abababarire, abagarure mu gihugu cyanyu. Kandi nzabaha igikundiro. Yego. Tureba Yesaya 44. Kugira ngo abababarire. Yego. Nushaka Yesaya 44:3 bite bivugira icyarimwe byose. Yesaya 44. 3. Kandi nzabaha igikundiro kugira ngo ababarire, abagarurire mu isezerano ryanyu. Hari igikundiro Imana igushyizeho, birakureba. Tobele Fozari 3. Bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imera mu bwatsi. Bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imera mu bwatsi. Reba 2 sasa. Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari we uzajya gufasha. Aravuga ati witinya Yakobo mugaragu wanjye, Yeshuruni natoranyije. Ntubyumva? Avuga ngo iyo akuremye kakubumba ikagushyira mu, irakubwiye ngo witinya Yakobo mugaragu wanjye natoranije, Yeshure n'izindi zino. Urumva ni Imana yakuremye, ntabwo ari papa na mama wawe. Umuntu wese utarakuremye agufiteho irihe jambo ryatuma ucika intege. Urabona ko biragukwiriye, kurya neza biragukwiriye, kwambara neza biragukwiriye, kujya hanze biragukwiriye, kuri indege biragukwiriye, kugira amafaranga biragukwiriye, kubyara biragukwiriye, gushaka biragukwiriye, kwiga biragukwiriye, gutunga amafaranga biragukwiriye, kugira icyo biragukwiriye, kugira ubuzima
ubuzima buragukwiriye gukinirwa yeshurene Imana yatoranije wigira umutima uhangayitse ngo utangire ubwo rero ijambo ngo ntibinkwiriye rikure mu kanwa kawe twabonye amagambo ya mbere ngo none nguhaye umugisha kabiri nguhaye igikundiro kugira ngo akore gatatu we niremeye uzamera nk'imbizi zo kumikinga nyiza kandi saguka Imana iguhumisha mu izina rya Yesu tugeze ku ijambo rya 13 ukwiye kwitonda kuvuga mu buzima bwawe kandi niba unarivuga ntuzaryongere rivuga ngo ntugakoreshe amagambo ntukavuga imvugo yo kwishyira hejuru kuvuga imvugo yo kwishyira hejuru ngirabona ntibyakunda je nanabikora ni Imana itaboneka imvugo yo kwishyira hejuru kuvuga ngo ni ngewe ngiyo ntaba ntibyari kugenda ngo ninge nabishobora ninge nabikora uwo mwuko wo kwishyira hejuru ni amakosa cyane kubirera butubwiye ngo umuntu wese wishyije hejuru burya kugwa kubanzirizwa n'ikintu gikomeye ngiye kubabwira kwishyira hejuru ni ikimenyetso cyo kugwa uwishyize hejuru arahanantuka kwishyira hejuru byakwiye rusoferi mu nzu y'Imana ntugakoresheje amagambo yo kwishyira hejuru ninge wabishobora ndashoboye ntahari nta byagenda mvuye mu byatakara nta bandi Imana yakoresha ninge muhanuzi usigaye ninge munyembaraga usigaye ninge umeze gutya na gutya itonde iryo jambo ryirinde rizakuzanira kaga mu buzima ko mu migani haravuze ngo kwishyira hejuru bibanziriza kugwa iri jambo ntukarivuge ntukarikoreshe ntukarishyire mu bikorwa nta mpamvu yo kwishyira hejuru kandi nyuma y'umuntu harundi kuki wishyira ngo ninge ndihondi mwiza nduyu undi ni oya ahubwo uvuga ngo Imana ishoboje nakora ujya kumva twivuga mu bavuga butumwa nge nazo uyu muntu yapfuye na hano ibintu birakunda genda uyu nuyu no please dushobozwa na Kristo uduha imbaraga niko Paulo yavuze ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga mu byo nkora byose ntukishyire hejuru ntukavuga ivuga kwishyira hejuru juca bugufi Imana ishyirwe hejuru kugira ngo ubashe gutabarwa no guhagarara neza udatsinzwe mu rubanza irindi jambo nakubuza mu buzima bwawe kubaho kwawe ntugakoresha imvugo kugaya umuntu wari we wese ntukanegura umuntu ntukagaye umuntu wese haba matamatama haba mu mvugo haba mu cyerekezo kuko abantu n'abantu baremwe hari amagambo ntari bugore umukozi Imana ngo yasome ariko agaragara hehe agaragara mu kubara uwitwa Miriam na Aaron baricara batariko twumvikane ubundi ni gute Imana ivugana na Aaron icyambere na Mose icyambere ntazi kuvuga icya kabiri yarongoye umunyamahanga kazi w'Umidiyani kazi ariko akiyageza ko uwo mwana wo mu Midiyani ari inkomoko mu gisekuru cya Aburahamu ahavuka kuwitwa Ketura aya magambo ugombe kuyamenya kandi buryo wabyawe n'umunyamugisha aho yajya hose Imana iramukurikirana uko mutabizi buriya mujye munasobanukirwa amagambo y'Imana bati yashatse umunyamahanga ikindi avuga dedemanga ikindi ntashoboye uyu mushumba ntazi kwigisha nta mashuri agira mbega bamuvuga ibintu by'ukuri Imana irabasanga ninjoro ibateza ibibembe bashyira hanze y'ihema barabasohora irahabwira ngo wowe na Aroni nzajya mvugana nawe mu nzozi no mwiyerekwa ariko Mose umugaragu wanjye tuzavugana duhanganye bigaragara ngo icyo wabonaho nikosa ku muntu irinde kugira amagambo uvuga winegura umuntu w'Imana wimuvugana iryo jambo rikure mu kanwa kawe umuntu nikirenga Imana yaremye uko yakuremye niko yamuremye ntiwavukiye amezi 20 ngavukira 9 nawe Imana iramukunda twaremwe n'Imana turi mu ishusho y'Imana rero winegura umuntu muhoye imbaraga ze wikoresha ururimi uvuga umuntu umugaya rinda ururimi rwawe kuko ibyo bintu urimo ukora ntabwo Imana zumvikana kuko buriya iyaturemye n'ituze ibidukwirira bizi cyane irinde gukoresha iryo jambo kuko nurikoresha uzigira umwanzi w'Imana kandi umuzinjiri wawe ku buryo bizakugora rero aya magambo yatekerezeho nk'umuntu w'Imana yatekerezeho nk'umuntu usobanukiwe yatekerezeho nk'umuntu w'umunyembaraga yatekerezeho nk'umuntu ufite icyerekezo cyo guhindura amateka n'ubuzima bwawe no kumva ko Imana yakorana nawe kuruta uko bakabitekereje Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu ntabwo nshaka gutinda cyane nagira ngo tuganire ijambo rikomeye cyane uramenye ijambo sa nk'usoreje 15 ariyo rya gatanu muri episode ndivuga ngo ntugakoreshe imvugo ituma ibyo wavuze ubishyira mu bikorwa by'icyaha ururimi rw'icyaha rwirinde Zaburi navuga ngo agenga urabona ngo numva iki nagikora ngo kwigira intwari y'ibyaha ntabwo ari byo wikwigira intwari ngo nge nabishobora ngo namwe ibi ngo nakora ibi ngo nagira ibi iryo
jambo ryirinde, ntugatoze ururimi kuvuga ibyaha, kuko ijambo ry'Imana tuga mu Baheburayo 10:26 ngo iyo dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri, nta gitambo kiba gisigaye ukeretse gucirwaho iteka. Ngo niba watutse Mose n'amategeko yarahanwaga, ngo nankanswe uyu munsi umuntu ukandagira umwana w'Imana agasuzugura umwuka wera yamwejeje, ngagahonyora, urumva agasiribanga imbaraga z'umwuka wera zamusanze n'amaraso yamwejeje, ngo ntazahanwa bikomeye. Urumva ahandi mu kubara havuga ngo haravuga ngo 15 ko nibwira hari havuga ngo niba dukongwa ngo ntihakagire ngo uzakora icyaha yihandagaje azakurwe mu bwoko. Iyo dukora ibyaha nkana biragatsindwa kugambirira icyaha kandi ukagikora, wivuga iby'ibyaha, wivuga uko uzabikora, witegura uko uzapanga ibyaha, bikure mu bwonko, bikure mu rurimi rwawe, bikure mu ntekerezo za ibi bintu byose nkubwiye ni bimwe bizana umuvumo, ukaba rukuruzi y'imivumo ku buzima bwawe, karandi kakubona, isi kakota, ugasanga uguye muri ya mitego ikomeye. Kirazira kikaziririzwa yuko mu kanwa kawe no mu mvugo yawe no mu mugambi wawe ushyiramo intekerezo z'icyaha, warangiza ukagisetinga muri wowe. Imana ikugire neza. Reka dusubiremo, ntukabohora Imana uyibwira ngo Imana ntibishoboye. Kabiri, ntuvuga ngo ibi ntibinkwiriye. Gatatu, ntugashyire amagambo yo kwishyira hejuru mu kanwa kawe ngo ko Imana izakumanura. Kane, uramenye, ntukanegure umuntu w'Imana, ntukanegure uwo ubonye, ntukavuga ayo magambo, ntukanegura abigisha, ntukanegurane, ntukavuga abantu nabi imbere y'Imana. Rinda ururimi rwawe, kuko icyo twagenje ariko tuzagenzwa, kandi ibyo uvuga nibyo bizakugirwaho. Imana igutabare. Icyanyuma rero, ntukavuge amagambo y'icyaha ngo nurangiza ugikore. Si byiza cyane ko ibyo bintu bikora, ahubwo kwiye guhinduka, Imana ikakurengera kandi Imana ikagutabara kandi bikagenda neza. Nagira mbabwire ko numva ashaka gusoreza aha, nta mpamvu yo gutinda, kandi Imana ibatabare, kandi Imana ibarengere, kandi Imana ibafashe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Reka nkubwire mukozi w'Imana, hasigaye indi pati ya kane cyangwa igice cya kane, nzababwira ibintu bikomeye. Amagambo kwiye kura mu kanwa kawe ukayavanayo, ukayigizayo, ntakakubemo, ntakakwinjiremo, wihakana, wibohora Imana, ntabwo byayinaniye. Irinde kuvuga amagambo y'amajwi. Ibyiza byose biragukwiriye, byose biragukwiriye, byose biragukwiriye, byose biragukwiriye. Ibyiza vuga ngo ibyiza nzahabise nawe birabikwiriye. Kwiga n'ibyawe, kubyara n'ibyawe, kwambara n'ibyawe, kurimba n'ibyawe, kurya neza n'ibyawe, gukira indwara n'ibyawe, gutera imbere n'ibyawe, kubohora abantu n'ibyawe, kwinjira muri gakondo n'ibyawe, kwakira amafaranga n'ibyawe, gukira n'ibyawe, kubwiriza n'ibyawe, kuririmba n'ibyawe. Ibyiza byose Imana yageneye Abisiraheli, yageneye Abanyarwanda, byose n'ibyawe. Nta mpamvu yo kwisuzugura. Ibyiza byose Imana yageneye Abarundi n'ibyawe, nta mpamvu yo kwisuzugura. Ibyaha byose yageneye aho utuye muri icyo gihugu n'ibyawe. Muri icyo gihugu Imana iguhaye ikintu gikomeye. Buriya nahoze nsoma ijambo ry'Imana nkunda cyane, ryanejeje, nenda gusoza kugira ngo ubyumve kuri aya magambo, nibura ugira ikintu nawe utwara ubisobanukirwe kandi ubyakire nk'umukozi w'Imana, kuko Imana iri mu ruhande rwawe, irifuza ko hagira icyo uyikorana, kandi Imana ikakurengera muri byose. Hari amagambo nyankunda kwandika iyo niherereye nicaye ntekereza kuri aya magambo. Ibyiza byose Imana yabiguhaye, n'ibyo ushaka byose uzabigeraho, n'ibyo wifuza byose uzabibona, kandi uzayibona utavunitse, uzayibona utagowe, kuko Imana izabigukorera. Buriya mu masezerano akomeye Imana yahaye Mose, abantu benshi ntibajya bayamenya ngo bayumve. Icyambere, kuko ibyiza bigukwiriye, nta kana yagiraga ntaki, ariko mu bintu yamuhaye, icyambere yamuhaye igihugu, icyo bita ubutaka. Ndifuza ko Imana iguha ibyangombwa mu kazi n'aho uba, kandi aho utuye ukodesha. Imana ikwiye kuhagutura. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko Imana iguha. Kabiri, imuha umugisha ku rubyaro. Ndavuga ngo nzaha umugisha urubyaro rwe. Gatatu, imuha umugisha, we ubwe imugira umugisha. Kane, irangije imugira umugisha w'amahanga yose. Ngiyi imigisha Imana amuhaye: ubutaka, urubyaro, kwitwa umugisha no guhesha abandi umugisha. Rero yo watura aya magambo tuvuze meza ari hano, bizaguhesha imbaraga zo kutavuga ibintu bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uzisanga buri gihe uri umuntu uvuga ibintu byiza, kandi Imana izagushyigikira
kandi Imana izakwambika imbaraga ntuzacogora ahubwo uzasanga urushaho gukomera urushaho kugenda utera imbere urushaho kugenda wambara imbaraga urushaho kugenda ugwiza imbaraga kandi Imana iguha umugisha ukomezwe muri byose. Ndagushimira ngo dusoze rero kubwira ijambo rikomeye cyane ngo data wa twese akumpera imbaraga akumpera amaboko aguha umugisha w'igihugu ngo no kubona igihugu aho utura aho uba inzu kurya no kubaho Imana ibiguhe mu gihugu herereyemo ibiguhereze guha ibyangombwa n'ibyo wifuza kabiri iguhe umugisha kuri we n'urubyaro rwawe gatatu kugira umugisha kandi kugira umuhesha w'umugisha. Imana ibamisha mu izina rya Yesu Kristo murakoze. Reka babwire ngo amavuta y'Imana igikundiro cy'Imana rinda ayo magambo mu kanwa kawe reka wiyitoze winayavuga niba warayavuze ntuzayasubire kuko Imana iguhaye amasezerano ane icyambere n'ubutaka nuvuga ngo mu gihugu urimo waba uri mu Rwanda waba uri Burundi waba uri muri Tanzania uherereye hose mu Burayi muri Amerika muri Canada aho hantu hose uherereye utuye Imana ihaguhaye ijambo ihaguye bwene igihugu ufite igare igihugu niba udafite kubuhabwa guhaye impapuro guhaye gutura muri make ugize icyo ufite muri ubwo butaka. Kabiri nicyo twita amasezerano ku rubyaro uvuga ngo n'umuntu nkurikiye atarabona umwana Imana igiye kumuha umwana kandi ufite n'abana Imana igiye kubaho ugiye kubakura mu byaha byabatwaye bagiye kuba abana be kandi igiye kugira umugisha gatanu umuhesha w'umugisha. Imana ikugira neza cyane murakoze muhabwa umugisha n'Imana kandi ndabashimiye kandi ndabanezerewe. Imana ibampera umugisha mbabwira ikintu gikomeye ngo shalom shalom turabakunda ariko rero namwe rero mwibuke muduhesha n'uyu mugisha. Nabona njya kuvuga ijambo ngahereza uriya nkagaruka erega ni mutwegere tubabwire dukeneye amaboko yanyu murakoze. N'ubumwe bw'Abera Ministries by Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka.